kubera ishoka yaryimbye haririrwa nyine atameze neza. Hanyuma yaryama indi gahunda yepfirana ikamwataka. Uzi kuryama ukaryama utaryamye. Ariko urumva Dawidi wari yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo njyeweho nzajya ndyama nsinzira niziguye kuko Uwiteka ari umpa kuba amahoro. Abagenzi benshi ntabwo barimo kuryama muri kino gihe. Araryama atagarara adasinziriye. Uzi ko n'umuntu akararamoka kandi ari mwene data. Akararamoka. Baraje baramfasha. Abakize baraje. Urumva ariko ku manywa yarameze neza. Hanyuma naho mbinginge mbahendahende ibyo umuntu abamo asa nabyo. Niyo mpamvu muri aravuga ngo uyu muntu abirimo neza, aravuga ngo niyo agenda biramubera. Tugeze mu gihe kigoye aho abantu bamaze kujya gucyariza ahandi hantu. Hanyuma hari ubaza umuntu mwegeranye cyangwa inshuti yawe ukamubaza ngo ariko ko numva igipimo cy'amavuta cyagabanutse, numva urushinge rugeze ahantu habi muri nge, wowe bimeze bite? Akakubwira ati nge byamanutse mbere yawe. Noneho icyo kiganiro cy'aba bantu barenze umwe, hari igihe abantu bahita bagira ngo niko gahunda zose zimeze. Noneho Bibiliya ikavuga ngo urufatiro rukomeye rw'Imana rwo ruracyahagaze, rwanditswe ikimenyetso ko Uwiteka azi abantu. Ariko harimo n'abandi yarengeye barakomeza baraza. Barakomeye hano barimo ahangaha. Hano hantu harimo abantu bataje bashaka umugati. Barimo bavuga ati warawuduhaye. Hanyuma ndagira ngo nongera ninginga abantu bari muri amateraniro, iyo ishoka yawe ukoresha mu buzima bwa buri munsi yagimbye, hari ibimenyetso nawe wumva ubyiyumvamo. Hari ibimenyetso wiyumvamo ukumva ko ishoka yawe itagikora, wowe urabyumva, nyirabyo ababyiyumvamo. Kuko hari uko wari umeze mbere bitandukanye n'ibya kino gihe, ubwawe uri mu byumva ko yagimbye. Hanyuma umubwiriza yavuze ngo iyi ntorezo niramuka igimbye nyirayo kuyityaza akabyihorera. Muribuka ko n'ubu turi hano twaje gutyaza abantu twatangiranye mu gitondo. Hanyuma Imana imbabarire gukererwa, nageze hano saa 4, Imana inyeze intunganye. Ubundi gahunda y'amateraniro mu Rwanda hose ngira ngo uretse aho bitahindukane ni gahunda ni saa 3, hanyuma saa 3 umuntu akaba yahageze. Habane no haryo usanga umuntu hageze wenda nka saa 3:20, ariko iminota 20 nayo igituma yayirengejeho nta kintu kizima yakoraga, ahubwo bitewe ni gahunda igendanye nuko intore zimeze nabi itameze neza. Ugasanga umuntu akerewe gahunda yi ari kubera intorezo. Ariko noneho mbere gityaye sihobonaga kuwa kabiri bigira. Noneho ari ibintu tugenda twinjiramo tukabihuza naho igihe kigeze, umuntu akavuga ati n'ubundi mbona abandi bahagera batinze. Muri buka imodoka zajyaga ziba muri gare, imodoka zajyaga ziba muri gare Nyabugogo mbere ibintu bitarahinduka, zajyagamo abantu 18. Noneho hari ahantu inyuma hagoraga kugira ngo ujyemo bikagorana. None umuntu yahagera akaba ahagaze akavuga tereka mbanze mbe ndetse abaza babanze bajyemo hariya, ngewe ndajyamo bigeza heza. None hari umuntu agahagarara imodoka bakajyamo areba inyuma, bane inyuma bakuzura, indi kuri cyo bakuzura, gatatu bakajyamo. None kugeza ubwo konvera avuze kuvuga ngo birarangiye, ubu ngubu abasigaye muraza n'iyindi igiye gukurikiraho. Tugeze mu gihe kubera intorezo yagimbye, umuntu avuga ati ndagerayo nsanga byashyushye, gahunda zo kujya hakomeye ntago nshakaye. Niyo mpamvu ngira ngo umuntu wese muri literaniro yongera atekereze iyi gahunda igendanye no gutyaza no kuzinduka tuzi imbere yayo, nayo ni gahunda yo kugenda umuntu atyaza. Kuko muribuka ko hari uretse ko ntazi ukuntu mu ijoro bapanga gahunda zabo bita ndeba hirya, hari imirongo tujya twifashisha nyine umuntu wese afite umurongo umurengera. N'ubu murawufite uretse ko muri ngiye kuvuga umurongo uvuga ngo abaje mu gitondo n'abaje nimugoroba bose arabapangira kimwe. Hanyuma nyine simbizi bitandeba nanjye ndeba hirya kampani si yanjye. Ntago mbizi kampani nanjye ntabwo ari yanjye. Hagaye muravuga ati n'ubundi mu ijoro baravuga ati waje mu gitondo no waje nimugoroba bose yabaheye gahunda ingana. Umuntu wese afite ingingo imurengera. Ariko anga biravuze imbaraga rero. Ihata imbaraga kubera ko gahunda yo gutyaza yanze. Hanyuma nasomye irindi jambo ryanteye ubwoba, nasanze mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice byaho 6 here ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 7. Ahantu uza gusanga ijambo rivuga ngo abana b'abahanuzi
umunsi umwe babwira Elisa, baramubwira ngo ahantu tuba turabona ari hatoye, hanyuma turumva dushaka kumanuka tukajya kuri Yorodani gutema ibiti. Hanyuma Elisa arababwira ngo nimugende. Havamo undi umwe aramubwira ngo ntabwo turi bugende twenyine, turumva dushaka ko tumanukana nawe tukajyana. Hanyuma Elisa arabemerera baragenda. Bibiliya yambwiye ngo bageze kuri Yorodani bagitangira gutema ibiti, havamo umwe muri bo intorezo we yari afite agitema irakuka igwa mu mazi. Hanyuma nashimishijwe n'uyu mugenzi, ikimara kugwa mu mazi, urumva we yari yagiye atarebye ko bikomeye, urumva mu Kinyarwanda byarajegajegaga, ibihato ntago byari bimeze neza, ibihato ntago byari bimeze neza. Aravuga ati ndapfa kuyitemesha uko mbonye. Agezeyo ngagitema irakuka igwa mu mazi. Arangije arataka akoresha ijambo ryanteye ubwoba, aravuga ngo ye baba we irakutse, ariko nubwo ikutse ntago yari yanjye, yari gahunda y'intirano, ntabwo yari yanjye, ntago nari nyifiteho ububasha, yari intirano. Hanyuma iyo turimo tubwira abagenzi mwese mwateraniye hano, muribuka ko abantu mwese muri aha ngaha twese twazanye ibicuruzwa ku isoko. Hanyuma banage ndimo ndinginga Imana nkuko naherekare nsenga. Hanyuma ikindi mwanakoze Deo umuyobozi ampaye arambwira ati ntago twongera kugusengera, ati twasenza amasengesho menshi ikagimba byumva, nino wagaceceka kabyihorera. Turongera kwibutsa umuntu wese uri muri literaniro yuko nyuma ya buno buzima, nyuma y'uyu munsi wo kwa kabiri, hariho kongera kubazwa ibyo mu ijuru bagupangiye. Nyuma y'ubuno buzima hariho kongera kubazwa itaranto mu ijuru baguhaye. Bireka ngo hashize iminsi myinshi shebuja wabo arazabarana nabo umubare w'ibyo yabahaye. Umwe arataka aravuga ngo iyi ntorezo nubwo ikutse ntabwo yari yanjye, agira ubwoba, agira umubabaro. Hano tugeze mu gihe kigoye aho umuntu abaho afite umuhini wonyine, umuhini wonyine ari wo afite, umuhini wonyine, igiti cyari gikwikiye intorezo ari cyo umuntu asigaranye. Hanyuma mwabonye indi gahunda yadutse muri iyi minsi, hanyuma ngira ngo no mu Gashyekero yahageze, kuko ahantu hose bireze, ni mu Rwanda hose bireze. Na ahantu dusige dusoma ijambo ry'Imana tukakubwira n'inyuguti ino mibare yanditse aha ngaha. Ahantu nasomye hari kuri 654, 654 niho nasomye. Hanyuma tugeze mu gihe bibasaba kuvuga ahantu ariko ukavuga n'ira mibare yanditse hari. Ira mibare yanditse ari utayivuze ahantu bahabura, akavuga ati ndahabuze. Mwati dusome muri Nahumu akamubura, tujye muri Yoweri nawe akamubura, dusome muri Abakuki akavuga ati Abakuki ntawe tugiramo. Hanyuma aya gusoma byakwanga kabyihore. Hanyuma naratangaye, uzi ko ahantu abantu barimo kubura mbere ishoka igiricyaye bahabonaga, barahabonaga mbere haragaragaraga. None turabwira umuntu tugiye gusoma muri Marake, agahita ajya mu Itangiriro akarihashakira. Ariko mbere ishoka ikimeze neza, igikeba ari urwembe, yarahabonaga, harabonekaga. Ariko noneho umuntu arimo kumva gukoresha umuhini wonyine nta kintu bitwaye. Byari byiza ko kuri wa kabiri wongera ugataka ukinginga Imana, hanyuma ukimara kumenya aho ishoka iri, byari byiza gutaka tukongera tukinginga Imana, Imana ikagura ibihe byacu bikaba nk'ibya mbere mu izina rya Yesu. Ariko umuntu yatangiye yumva ameze neza. Muribuka ko tugeze mu gihe ubaza umuntu ngo umeze ute, akakubwira ngo urebeye inyuma nta kibazo. Abavuze ibintu byinshi, ibintu abavuze ni byinshi. Hanyuma ikindi muribuka ko ari iminsi twigeze twagira abaza umuntu ko ari ngo umeze ute, akakubwira ngo meze neza kuko Yesu ari umwami. Hanyuma bitandukanye n'ibya kino gihe, ari nayo mpamvu turimo kugira mu materaniro abantu bagashaka kugira ngo tuvuge ibihwanyije n'umubabaro abantu bose bafite. Bibiliya ivuga ko nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Ibigerageza Imana yagupangiye byoroshye kuruta ibyo yadupangiye. Ntabwo rero twavuga ibigendanye n'ibibazo muri amateraniro hano hamera nko mu kiriyo, ahubwo turavuga Yesu wazutse, turavuga Imana ikora imirimo n'ibitangaza, turavuga irwanikanesha, turavuga itabaraho urugamba rukomeye, turavuga ikunda abayikunda, abayishakana umwete bakayibona. Uwiteka niryo zina ryayo, Mwami nahimbazwe. Twongeye kwinginga abantu muri amateraniro, ongera winyeganyeze. Mbere warakebaga wari urwembe, mbere warakebaga. Muribuka ko hari igihe umuntu yaryamaga karara neza, muribuka ko hari igihe umuntu yaryamaga kararota iby'Imana. Hanyuma bitandukanye na kino gihe,
uburyo ko urahura n'umuntu mu gitondo asinzira ariko yari atanasinziriye nyine yari ataryamye. Umuntu kubera ishoka yaryimbye haririrwa nyine atameze neza, hanyuma yaryama indi gahunda y'epfira nayo ikamwataka. Uzi kuryama ukaryama utaryamye. Ariko urumva Dawidi wari yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo njyeweho nzajya ndyama nsinzire niziguye kuko Uwiteka ari umpa kuba amahoro. Abagenzi benshi ntabwo barimo kuryama muri kino gihe, araryama atagarara adasinziriye. Uzi ko n'umuntu akararamoka kandi ari mwene data akararamoka, baraje baramfasha abakize baraje, urumva ariko ku manywa yarameze neza. Hanyuma nayo mbinginge mbahendahende ibyo umuntu abamo asa nabyo. Niyo mpamvu n'imbyaririmbye aravuga ngo uyu muntu abirimo neza, aravuga ngo niyo agenda biramubera. Tugeze mu gihe kigoye aho abantu bamaze kujya gucyariza ahandi hantu, hari n'amama nawe imbaraga zikumereye nabi, ariko twongeye kwinginga itabasha kubeshya Imana ikuvugurure muri uyu munsi mu izina rya Yesu. Muri amasengesho Yesu yongera agira ikintu akora. Mwene data arataka aravuga ngo Imana intabara, ntabwo yari yanjye. Nasomye irindi jambo ryiza nakunze nasanze mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho 13 uhereye ku murongo wa 19 ukageza ku murongo wa 23. Reka ho tuhasome igitabo cya mbere cya Samweli ibice byaho 19 13, hanyuma duhere ku murongo waho wa 19 twumvira ijambo hanyuma niturangiza tuze gusatira muri yindi gahunda yindi. Icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cya Isiraheli, kuko Abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza Abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko Abayisiraheli bose bajyaga bamanuka bakajya mu Bafilisitiya ngo umuntu wese atyarisha uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari witwaje inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Imana idutabara. Kino gihe Abafilisitiya bigeze bapanga gahunda, bafata icyemezo cyo kubuza Abayisiraheli kujya batyaze wabo. Barababuza, barabyanga, barabyigaho umushinga, barawiga, barawuzuza. Barangije amatyazo kugira ngo batyaze mu Bisirayeli aho batyariza bikaba ngombwa kumanuka. Hanyuma natangaye arindi jambo nasomye ahandi hano hano twasomye ku murongo wa 21 ho haravuga ngo Abayisiraheli bamanukaga bagiye gutyaza mu Bafilisitiya, byasabaga ko hari amafaranga batanga kugira ngo bagutyarize. Urumva ityazo bo bare bararitwaye bararibambura, gahunda bikaba ngombwa ko umuntu ajya gutyaza mu Bafilisitiya, ariko nabwo kugira ngo bagutyarize bigasaba kutanga ku note. Urumva abantu bahoze bafite ityazo batyariza iwabo, gahunda Abafilisitiya barangije barabibotwara, barabibanyaga, barabitwara. Hanyuma hepfo haravuze ngo umunsi w'intambara Yonatani na Sawuli n'umuhungu we nibo bonyine ku rugamba bafite intwaro. Wowe ndagira ngo tuvinaha ujye ku rugamba basi nubwo utari muri ya gahunda, ariko ari abantu barimo kurwana. Urumva nta n'ikindi kintu Bibiliya ivuze bari bafite bo, urumva nta ntwaro. Iyi ntwaro zari zifite mu mwami n'umuhungu we gusa. Wowe reba urwo rugamba, hanyuma urwo rugamba reba kurutsinda ntabwo biri buze gukunda. Hanyuma rero nongere n'ingingo muri wese uri muri teraniro, nubwo ushaka ko tukubwira gatatu ariko rimwe tukaryihorera, twagira ngo tukubwire ko icyo shitani agambiriye ari ukugutwara ityazo n'ibyo utyazaho byose akamanyagura. Hanyuma birababaje, biranaguye kubona umugenzi agenda wahoze afite intwaro ariko ntazigihari, biteye umubabaro n'agahinda. Hanyuma mwene data muvandimwe, Imana igutabare kuri wa kabiri kandi Yesu akurwanirire, Imana ikongerere, Yesu yongera agira icyo akora mu bugingo bwawe. Nasomye irindi jambo riri muri Zaburi 90 nimo satira muri gahunda yindi ngo tukate tuve mu kibuga neza. Iyi jambo riri muri Zaburi 90 murongo wa 12 avuze ngo twigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Hanyuma muribuka ko uko twese twicaye aha ntabwo tureba hamwe, ni nayo muri 21 yavuze ngo nimuze turebe imbere, aravuga ngo dutegereze igitondo. Hanyuma ntabwo ari itegeko ko twese tureba hamwe, ubundi byari byiza ko twese tureba hamwe, ariko agiye tubura umuntu tereka turebe hejuru
akavuga ati gahunda yo kureba hejuru ndimo ndavunika. Twabwira umuntu ati turebe imbere, akavuga ati gahunda yo kureba imbere ntayo mfite. Ni naho muribuka uno mu mama uba mu itangiriro, hari ikintu marayika yari yakoze amubwira ko bagomba kuva mu mudugudu batuyemo, ariko itegeko kwari kugenda nta muntu ureba inyuma. Niryo tegeko bari bamuhaye, boss yari yamuhaye. Aramubwira ati gahunda ntakureba inyuma. Hanyuma ageze mu nzira akajya yumva ibyahavuye birimo biraturika, gahunda zirimo zirashye, amashaza n'abagabwa birimo arahindukira. Ibyamubayeho urabizi, ntago nshaka no kumuvuga mu izina, Imana ntabari mu izina rya Yesu, sinshaka kuvuga izina rye. Hanyuma nyamubwira ikintu gikomeye, byari byiza ko umuntu wese yicara muri riteraniro arimo yinginga Imana ikongera kuguha umutima w'ubwenge mu izina rya Yesu, kuko ahantu tugeze harasaba ubwenge, ntago hari gukora imbaraga, harasaba ubwenge. Hano tugeze harasaba ubwenge. Hanyuma umwami bamira umugisha, imbaraga zigutuyemo imbere nizo zizakwambutsa. Tugeze mu gihe ubwoba bwatashye abantu. Umuntu ibintu byamutera, ibintu byakangaga nibyo birimo kumukanga. Ibintu wateraga ubwoba mbere nibyo birimo kugutera ubwoba. Muribuka ko iyo turimo tuganira, nk'ubu ngiye igihe nahereye hano, ngiye nageze hano kare kuko urumva ngiye ndareba nanjye ndakuze, ayo nagiye mbona. Hari udupapuro ntabonye muri iri teraniro. Kurumva ngiye hari ukuntu mbere twajyaga mu iteraniro akaba arimo udupapuro twinshi tw'abantu banditse basaba gushima Imana. Ubu rero hari igihe ujya kumva nk'umuntu aravuze wenda twateranye, ukumva aravuze ati noneho rero nabonye nta bantu mwanditse, reka mbahe poromosiyo y'abantu nka bane. Ati abantu bafite ariko ayababyiga noneho agahita hashira amasegonda nka 20 nta muntu urahaguruka. Ukayakumva hagurutse umuntu umwe nk'ahari inyuma, ukumva aravuze ati reka ati ntago twava mu iteraniro tudashimye, iti ibintu Imana yankoreye ni byinshi, ati ngiye mfite ndumva mfite ishimwe. Ntaryo ufite, ntari hari ibintu twatekerezagaho mbere umuntu akabitekerezaho, none ukwanga amashimwe azamuke, birasa ko tubanza ngo kwibutsa uburyo Imana ngo yakurwaniriye, uburyo Yesu yakurinze muri Covid, uburyo Imana yakurinze impanukuza. Ngo uko tugenda tubivuga ujya ko kubona avuze ngo angaho hari ibintu nibutse, ibintu bimeze nko gushitura imodoka, birumva ibintu biri bitugeza hagana he. Cyari byiza ko wicara amahanga urimo utekereza iby'Imana yakoze, urimo wumva Imana muri iri teraniro. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma tubuze gutunga imitima y'ubwenge. Tugiye gusenga Imana. Yesu abamira umugisha, imbaraga zigutuyemo imbere zikorera muri wowe nizo zigiye kukwambutsa iminsi mibi tugezemo, kandi umwami agushyigikire mu izina rya Kristo. Hanyuma ikindi kintu mugomba kumenya, Imana yitaye ku bana bayo, nkuko so abana bagirira bamenika Imana yacu igira abantu bayo, kuko iz'ubukene bwacu n'intege zacu nkeya. Imana ifite ibyo yibwira kugira abantu bayo, icyo usabwa no gutyaza no kuraka ishoke kwikiye, ibindi ntago bikureba. Ikindi kintu mugomba kumenya, ntago ari byiza kwikorera imitwaro itari yawe. Hari ibyo Imana ishinzwe kunkorera, nanjye hari ibyo nshinzwe gukora. Umuntu wese namenye ibyiwe, hanyuma ibindi mu ijuru babyibereyemo. Menye ibyo Imana igusaba, nayo ibyo uyisaba nayo ibyibereyemo, umwami nahimbazwe. Hanyuma tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo sabe umuntu uri muri iteraniro, atarabo twasengeye mbere, atarabo bahagurutse mbere, umuntu uzi ko hagurutse mbere we nahahaguruka. Ndagira ngo sabe umuntu uri muri iteraniro wumva intorezo ye yaragimbye, undi wa kabiri n'umuntu uri muri iteraniro intorezo yamaze gukuka, ariko wakaba byiyumvamo, hano baba byiyumvamo. Hanyuma uhaguruke tugusengera Imana mu izina rya Yesu. Iyo aba bantu bahaguruka, ntagira umuntu uhaguruka mu bahagurutse mbere. Hano tumaze gusengera mu kanya, ntagira umuntu uhaguruka niba wahagurutse muri babandi. Umuntu uri muri iteraniro wumva intorezo ye yaragimbye, abandi yaramaze gukuka, asigaranye umuhini wonyine. Zamuka tugusengera Imana mu izina rya Yesu. Hagara mu wanya tugusengera Imana mu izina rya Yesu. Yesu akomera umugisha. Abantu mwahagurutse mbere ntimuze guhaguruka. Umuntu uri muri iteraniro wumva intorezo ye yaragimbye, ukaba urimo kwashisa bigoranye, ukaba urimo guhonda, imbaraga zirenda, umutima urenda guturika kubera urimo urakoresha idacyaye, kandi byatumye byimba, ni wowe ubizi. N'abandi bantu yamaze gukuka bari muri amateraniro. Haguruka tugusengera Imana mu izina rya Yesu. Imana bampera umugisha, kandi Yesu abarebana amaso y'imbabazi. Kadusengera abantu bene data, hanyuma umwami bampera umugisha, kandi kugirirwa neza n'Imana no kurengerwa n'imbaraga zikomeye z'Imana. Imana bashyigikire mu izina rya Yesu, amen. Mana yacu nkuru, uri Imana ishobora byose, iriho kandi izahoraho.
uri Imana irwana ikanesha, kandi urugamba Imana irwana ntabwo Imana igira utsindwa, kuko guhera kera kose urarwana ukanesha. Uhimbazwe Mwami, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni ubuzima, kandi ijambo ryawe ni imibereho. Wavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya uravuga ngo nk'uko imvura na sheregi bimanuka bigatose ubutaka ntibisubireyo, niko n'ijambo ryawe ritazagenda ubusa, ahubwo n'ijambo rizakora icyo waritumye. Dusengeye aba bagenzi bahagurukiye imbere yawe kugira ngo wongere ugire icyo ukora Mwami, kugira ngo bongere bahabwe imbaraga zibabashisha kongera gutyaza nk'uko byari bimeze mbere, kandi ab'intorezo zamaze gukuka mu ijuru mwongere mugire icyo mukora, kuko niwe uza aho iherereye. Uhimbazwe Mwami, haleluya. Niwe wakora igitangaza, haleluya. Ishami ry'igiti rigacibwa, haleluya, rikajugunywa aho ishoka yamanukiye, hanyuma uyu mugenzi akongera gutunga intwaro. Umwami nahimbazwe, kuko izi ntwaro aba bagenzi basabwa gutunga nizo zigiye kutwambutsa mu misirura ikomeye. Umwami nashyirwe. Urakoze, turagushimiye Mwami, tunejejwe no gukomera kw'Imana yaduhamagaye, hamwe n'imbaraga z'Imana yera zikora imirimo n'ibitangaza byose hamwe. Tubisabye Imana itwiteka mu izina rya Yesu, amen, amen.